ukuntu ibintu byose biri kuza bimpuriraho, ukuntu ibintu byose biri kuza bihurira ku mutwe wanjye. Ninde wagiye kwa muganga? Ni njyewe. Ninde wakoze ibi ngibi? Ni njyewe. Nkibaza kuki bibiri kumbaho. Nahamagara famiye wapi bakantera utwatsi, nahamagara ku matelefone abantu nkababura, kambikore kuko nkwiye kubikora, kandi nkwiye kubikora kuko ari njyewe uhari kugira ngo ibyo bintu mbashe kugira nabikora. Bagaburira abashonji, bagaburira abakene. Igihe cyabo cyo gupfa kigeze, Imana ibongera igihe cyo kubaho. Mpamvu Imana bemeye ko mumenyana n'abantu njyewe ndafashe umwanya wanjye, burarashaka iki kuri famiye. Njyewe nkurikije ibintu byabuze haramwa rugo, mpamya ndashidikana ko ibi bintu byose biri kuba kuri Bella. Ntabwo ni umucamanza, ngo uca imanza zaziciba, ariko hari icyo bita kureba ugashishoza cyangwa se ukanari. Ibyo twabonye ni bike ku byo bakoranye cyangwa se batetse babwiranye batabashije kubahiriza ku mpande zombi. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngwikaza dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyakirwanda Rwanda rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda gasika mutono za sana mugoroba samatera gacyaya cyagasamba undi cyo kuri Manzi na Innocent TV rebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi katomukura mu gihe gito no gusaba kuri subscribe n'imitaro wayikora ndetse nawe wayikozana kwinyanga usaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze kitakuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Reka nangire mpereza ikaza abakunzi bacu bari muri Amerika, Aziya, Afrika ndetse na Australia bari mu gihugu turanye Uganda, Burundi, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse naho uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko urukundo ugenda ungaragariza umunsi ku munsi ntazahwema kurusigasira, kandi commentaire zawe ni ingenzi, kandi uburyo ugenda utwiyerekamo Uwiteka Imana ajya biguhera umugisha. Njya nkunda kubwira abantu ngo gira neza wigendere, byanga byakunda ineza uyisanga imbere. Ushobora kutabona neza uyu munsi cyangwa se ntubone ibihembo by'ibyo wakoze uyu munsi, ariko byanga byakunda hari aho uzagera ukabona zangururano, ukabona za nyiturano Uwiteka Imana azaba yakugeneye. Mwabantu mwe murambona ku gasima nicaye ahangaha byancanze, nacanganyukiwe ndibaza ngo ndakora iki, ndibaza ngo ndabigenzane, ibintu byamvanze ubwonko bwanjye numva butakiri gufunctiona neza, ariko kubera Imana ibintu byose biragenda neza. Mpamya neza ko ikintu cyose kibaho gifite impamvu. Mpamya neza ko kuza kumenyana n'iyi miryango hari impamvu Imana yemeye kumenyana nabo. Ntukinubire ikintu runaka kiri kukubaho, kuko byanga byakunda Imana ibizi impamvu icyo kintu kiri kukubaho, kandi niwo barahiswemo kugira ngo icyo kintu kikubeho. Niriwe nzenguruka, niriwe nshakisha, niriwe nkora ibishoboka byose kugira ngo menye impamvu Bella ari kuba kuriya, menye impamvu nyamukuru yatumye Bella mera kuriya. Ndimo ndatekereza eske nuriya mu diaspora wabikoze, ndimo ndatekereza eske n'uburwayi bwizanye, ndimo ndatekereza eske ko ngiye ubwanjye hari abo ntari kubona bagakwiye kuba bahari bakaba batari kugaragara. Mfite umujinya mwinshi muri njyewe, mfite agahinda kenshi muri njye, ukuntu ibintu byose biri kuza bimpuriraho, ukuntu ibintu byose biri kuza bihurira ku mutwe wanjye. Ninde wagiye kwa muganga? Ni njyewe. Ninde wakoze ibi ngibi? Ni njyewe. Nkibaza kuki bibiri kumbaho. Nahamagara famiye wapi bakantera utwatsi, nahamagara ku matelefone abantu nkababura. Habati ariko reka mbikore kuko nkwiye kubikora, kandi nkwiye kubikora kuko ari njyewe uhari kugira ngo ibyo bintu mbashe kugira nabikora. Ntago ngikora, kandi mfite ibintu byanjye byinshi nagakwiye kuba ndi kwitaho. Ndi umujyambere, nkeneye kwita ku iterambere ryanjye ry'ejo hazaza, ariko ibyo ntago ndi kubona umwanya wo kubikora. Ariko ntabwo bamfite kuko
mpamya neza ko ibyo ndi gukora umunsi wa none nzabona ingororano yabyo umunsi ntazi, nzabona ibihembo umunsi ntazi, cyangwa umwuzukuru wanjye cyangwa umwana wanjye akazabona ingororano z'ibi ngibi ndi gukora. Ndabizi ko hari bamwe mu nyita basaze mu makomante bambwira ngo kuki wirirwa wibaha kuri abo bantu wirirwa bagenda wabuze icyo ukora. Reka mbikore. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gira neza wigendere, ineza uyisanga imbere. Njyewe abantu bambera icyitegererezo kuri iyi si ni abantu babiri, ni umuntu bita Zekiya n'umuntu bita Tabita. Bakoze imirimo myiza, bambitse abapfakazi, bambika imfubyi, bagaburira abashonji, bagaburira abakene. Igihe cyabo cyo gupfa kigeze, Imana ibongera igihe cyo kubaho. Kuba ndi gukora ibi ngibi rero nirirwa nirukanka ku bantu batabona ko nta nyungu mbifitemo, hari impamvu Imana yemeye kumenyana nabo bantu. Umuntu wese wamenyana nawe hari impamvu Imana yemeye ko mumenyana. N'abantu njyewe ndafashe umwanya wanjye, mfata amatike yanjye, nza gushaka wa mu diaspora mu rugo rwe, ndahageze ndamubura. Njyewe ngiye kumubaza ese ibi bintu biri kuba kuri Bera ko hari ibikoresho bimwe na bimwe yabuze kandi by'ingenzi. Ibyo bikoresho kiba barabigize itutu, ukaba baramujyanye mu bapfumu n'abakorikori, ukaba bamurogo. Barakeneye kwita ku famiye ye. Ni cyari gushaka mwaba. Bera yararavye mwarabibonye ubu ngubu yaguye igihumura kwa muganga. Kumugizaho ntabwo byari binyoroheye. Abana bari kwitabwaho na murumuna we. Niyo bishoboka ko isani sasha kumusanga kwa muganga. Ndimo ndibaza, ndimo ndatekereza, uyu mu diaspora arashaka iki kuri famille? Jewe nkurikije ibintu byabuze haramwarura rugo, mpamya ndashidikana ko ibi bintu byose biri kuba kuri Bera. Ntabwo ni umucamanza, avuga ngo uca imanza zaziciba, ariko hari icyo bita kureba ugashishoza cyangwa se ukanariza ibintu bibaye, intandaro yabyo ni iyi. Jewe naje mfite gahunda yo kuhura nawe, nkamubaza impamvu ari gukora ibi, ariko kubw'umwaka ndamubuze, ntabwo mbashije kumubona ngo nganire nawe. Njyewe nagerageje no kuhamagara Brazil, ntari kubona kandi yagakwiye kuba hari. Mubaze se uyu mu diaspora hari ikindi kibazo kindi mufitanye kiri inyuma y'ibyo twabonye? Uyu mu diaspora hari ikindi kibazo kindi mufitanye cyaba cyaratumye ari kugenda ku mugore wawe bigeze ahangaha? Ese arashaka kumuhitana kugira ngo kwigarurire? Aho naho ngashyiraho question mark. Orom ngashyiraho question mark. Haba ngo ese ibyo twabonye ni bike ku byo bakoranye cyangwa se batetse babwiranye batabashije kubahiriza ku mpande zombi? Mwitambukire nta kibazo, mwitambukire. Ibyo twabonye twebwe bwacu, nicaye mu kayira, abantu murabona ko bari kwitambukira bava mu mirimo yabo bigendera. Rero jewe hibaza nawe ubwawe ariko wowe ubwawe aho ngaho wicaye, tekereza neza ibintu biri kuba kuri Bera nta ntandaro cyangwa se nta ruhari uyu mu diaspora bifitemo. Namuhamagaye telefone iranga, nizira mu rugo biranga, ndamubuze ndatashye, ariko byanga byakunda nzagaruka. Brazil namuhamagaye wapi telefone nticamo, ntagire gucamo n'amaginga yangaya. Byibuze mubaze nimba hari ikindi kintu kindi kiri inyuma y'ibi ngibi, cyangwa hari ibindi bintu byabo bari baganiriyeho bwabo bishobora kuba batarabyujuje
bikaba ari byo biri gutuma Bella bamugendaho gutya n'amaginga aya ngaya